Murakaza neza nanone tuje gukomeza n'igitabo cyacu ni iki ngiki ni Animal Farm. Ubu tugeze kuri chapter 5 ko chapter 4 twamaze kuyisoma, ariko reka mbanze mbashimire cyane abantu mwese muri gukomeza mugenda mutwereka ko turi kumwe, rwose ni iby'agaciro gakomeye cyane, turabikunda. Nongere mbibutse nyabuna mujye mwibuka gukanda kuri subscribe, mukande like, hanyuma muduhe na comment. I have told you that all these are free, byose ni ubuntu. So rero ngarutse kuri subscribe ni kugira ngo nyine twongere umubare w'abantu badukurikira. Like nabyo ni kugira ngo video yacu YouTube system ijye ibasha kuyisharinga ku bandi bantu bashobora kugira gute, bashobora kuyikenera. So rero namwe mudufashe mubisangize abanyeshuri, mubisangize abarimu n'abandi bantu bose bakunda stories, ko izi stories bari nziza cyane. Yego, ubu turi kuri iki gitabo cyitwa Animal Farm. Hanyuma reka twihute kugira ngo turebe ko twakirangiza. Ntabwo turi bukirangize uyu munsi ko tugiye gusoma chapter 5, hanyuma ubwo tuzakomeza n'izindi chapters, ariko ndashaka ko byihuta kugira ngo iki gitabo nibura bibaye byiza uku kwezi kwajya kurangira twakirangije, hanyuma tugakomeza n'ibindi kuko birakenewe. Rero be blessed, ndabashimiye cyane mwebwe mukomeje kubana natwe. Reka dukomeze turebe. Hano twari twamaze kubona icyo twita Battle of the Cowshed. Twari twamaze kubona ko Battle of the Cowshed yari battle between Mr. Jones and his men and the animals in Animal Farm. So the purpose of this cowshed, it was of course Mr. Jones wanted to take back, to retake over his lost farm. Muri buko byagenze ubwo izi nyamaswa zamwirukanaga, ntabwo zigeze ubwo zamwirukanaga birumvikana yaragiye, ariko ntabwo yigeze asinzira, yakomeje yiga uburyo yazagaruka kongera kugira ijambo mu ifamu, ariko inyamaswa zakomeje kumubera ibamba. Ese bizarangira gute? Ikindi twakwibuka nuko habayeho muri Battle of the Cowshed, twabonye ko hari imidari yatanzwe, hari iyo bita Animal Hero First Class. Iyi ikaba ni imidari yahawe nde namubyibuka, yahawe Boxer, ndetse ihabwa na Snowball nk'inyamaswa zagaragaje ubudahangarwa cyangwa se ubukaka mu mirwanire. Hanyuma haza undi mudari wa kabiri witwa Animal Hero Second Class. Uyu nguyu ukaba warahawe Dead Sheep cyangwa se intama yaguye ku rugamba. Hari umuntu rero bigaragara ko Boxer yakubise ikinono, hanyuma ngakaza kugira ibibazo, agwa igihumure, yikubita mu mase ngo yubitse mo, donc yaguye mu mase yubamye cyangwa yiyubitse. Ariko byaje kugaragara ko atari yapfuye, kuko nyuma ubwo zari zigiye gushaka akandi kanyamaswa kari kazimiye babuze aho kari, zaragarutse zisanga wa muntu yagize gute, basanga wa muntu yahise yirukanka aragenda, bivuze ngo yongeye kugarura ubuzima. Akanyamaswa rero zari zagiye gushaka ni Mori. Now reka rero twikomereze. Iyi chapter 4 yavuze cyane kuri iyi ntambara uko yateguwe nuko byagenze. Reka rero dukomeze mu chapter 5. So as winter drew on, Molly became more and more troublesome. Rero uko byaje kugenda, uko winter yakomeje kugenda yegereza, winter ngira ngo ni igihe cy'ubukonje, niba donc muduhe comment. Winter ndumva ari ubukonje, ni igihe cy'ubukonje, ko bari bavuye birumvikana muri summer, ubwo bari bagiye kwinjira muri winter. Noneho kakanyamaswa kitwa Mori ngo buhoro buhoro kakomeje kugenda kagaragara nk'akantu gafite ibibazo, donc katari kwisanga muri iyi new revolution yari yakozwe, muri iyi new leadership y'inyamaswa. She was late for work every morning and excused herself by saying that she had overslept, and she complained of mysterious pains, although her appetite was excellent. Cyakora birasekeje gutumva iyi story n'uguhomba. Mbega ni societe twiberamo gusa tu
iyi sosiyete abantu biberamo ko ngo literature is the mirror of society. Aha niho ngeze nyine mpita mbona uburyo muri sosiyete tubamo hari abantu bakunda akazi, hari abandi bakanga binebwesha bavunisha abandi. Mori rero niyo character yari yifitiye hano, ngo rero akenshi wasangaga Mori ikererwa ku kazi buri gitondo. Noneho ngo ikintu yakoraga yakundaga buri gihe cyose complaining, donc igaragaza ko ifite ikibazo cy'ububabare, donc bw'amayobera, mysterious pains. Ngo yumva ngo ifite ububabare nayo itabasha gusobanura bw'amayobera. Ariko noneho ngo mu kurya ewana appetite ntiyigeze igabanyuka, ahubwo ngo yakuraga buri munsi. Ngo appetite, her appetite was excellent. So urabizi yuko ikintu umuntu akubwira ngo excellent abakubwiye ko rwose wakoze cyane birenze. Rero appetite ya Mori yo ngo yari iteye ubwoba, yaryaga kubi. Abanebwe no kurya cyane sinzi icyo bapfana, muzankore ubushakashatsi mumbwire. On every kind of pretext she would run away from work and go to the drinking pool, where she would stand foolishly gazing at her own reflection in the water. Noneho ngo iyo habaga habonetse akantu kitwa akazi ko gukora, iyi Mori yahitaga yirukanka ikajya ahantu hari ikidendezi cy'amazi, ikagenda ikihagararira hejuru yacyo yo gusa ikajya yireba mo igicucu, ikajya yireba igicucu cyayo mu mazi. But there were also rumors of something more serious. Ariko bakavuga ko hari ibindi bihuha byagendaga bisirikira, ariko ngo byasaga naho ari ibihuha bikomeye cyane byari more serious. One day, as Mori strolled briefly into the yard, flapping her long tail and chewing at a stalk of hay, Clover took her aside. Hanyuma noneho ngo umunsi umwe hari igihe Mori nyine ngo ari kugenda mu mbuga genda yizunguriza akarizo, mugani wa ya ndirimbo ngo izunguza akarizo ihekenya amenyo. Ubwo ngo ni ihene y'imico mibi, ariko na Mori nawe kari agakoko, kari agasimba k'imico mibi, kandi Mori yari cheval y'imico mibi. Noneho ngo iri kugenda yihekenyera utwatsi, Clover rero ngo yari yagize gute, yari yayibikiye. Mori, she said, I have something very serious to say to you. Hanyuma Clover ise ahamagara Mori, arayihamagara ati mfite ibintu bikaze cyane nshaka kukubwira. Ese byari biki? This morning I saw you looking over the hedge that divides Animal Farm from Foxwood. Ati umunsi wowe nakubonye uri kureba ku rugabanya Animal Farm na Foxwood. Ati nakubonye. One of Mr. Pilkington's men was standing on the other side of the edge. Kandi nakubonye of the hedge. Kandi nakubonye hari abandi bantu, hari undi muntu mwari muri kuvugana nawe wari uri hakurya ku ruhande rwo kwa Mr. Pilkington. Ngira ngo muribuka Foxwood na Pinchfield, ayo mafamu yaraturanye na Animal Farm n'abari bari bayayoboye. And I was a long way away, but I'm almost certain I saw this. He was talking to you and you were allowing him to stroke your nose. Ati noneho jewe nakubonye nubwo narindi kure, ariko nabitegereje neza, mwari muri kumwe ndetse uramwemerera atangira no kugushimashima ku zuru. What does that mean, Mori? Ati mu by'ukuri wansobanura neza iyo mikino mwari murimo, ibyo byari ibiki? Nuko ngo Mori batangiye kuyisuspectinga ko yagize gute, itangiye ni nko kujya kugambana cyangwa kujya kwimenyereza abantu bo hanze. He didn't. I wasn't. It isn't true, cried Mori, beginning to prance both and paw the ground. Hanyuma Mori ati reka ntabyo yigeze akora. Donc yahise abitera utwatsi ati ntabwo byari byo rwose. Mori looked me in the face. Do you give me your word of honor that the man was not stroking your nose? Noneho Mori ibintu yagerageje kubeshya byose. Ni hatari. Clover ntabwo yigeze abyemera. Ese urumva yarabanje yibikira utwatsi two kurya
Mori irarya hanyuma Clover irangiye iti umva nkubwire shanga ufite ibintu bya danje numvise kandi ya ni hatari. So noneho Clover yanga kubyemera, aravuga ati Mori wowe urimo uravuga ureba hirya umpisha amaso, iyo umuntu ashaka kubeshya rero atangira kuvuga areba hirya yitoratoza ubusa yishima mu mutwe yikora mu mifuka ukabona ko yabuze amahoro. So Mori rero nibyo bintu yari yibereyemo. Hanyuma Clover aravuga ati Mori va muri ibyo bintu, shava muri ibyo, ndeba mu maso ureke kureba hirya. Look me in the face. Ati mu by'ukuri wambwiza ukuri ukarahira mu cyubahiro cyawe ko uriya muntu atigeze agushimashima kwagaza ku zuru. It isn't true, repeated Mori, but she could not look Clover in the face. Ati ntabwo ari byo, ariko ibi yabivuze adashobora kureba mu maso yande, kureba mu maso ya Mori, no ya Clover. And the next moment she took to her heels and galloped away into the field. Hanyuma iracunga ko kandi ihita iguruka iragenda izimirira hehe izimirira iyo ngiyo mu misozi niba ariko nuko ubwo nyine ngo yahise yiyirukankira muri nuko niko byayigendekeye ariko story ni danje. Yahise izimirira nyine yahise izimirira into the field mu mirima. So although struck Clover, no, a thought struck Clover. No kuvuga ngo Clover yahise atekereza ati genze bite. Without saying anything to the others, she went to Mori's store and turned over the straw with her hoof. Yahise yirukanka iragenda ijya kureba aho Mori yararaga, hanyuma ifata ibyatsi yaryamagamo irabihindura, donc irabyubura yego, donc ishakisha mu byatsi. Hidden under the straw was a little pile of lump sugar and several bunches of ribbons of different colors. Noneho ibyaje kuvumburamo yahise isanga munsi y'ibyo byatsi hahishemo isukari ndetse n'ibindi bipfunyika by'amariba bifite amabara agiye atandukanye. Ibyo ni ibya Mori yikundiraga ubuzima bwiza ntuyigore. 3 days later Mori disappeared. Hanyuma rero none bakunda gukoreshamo 3 days, 3 umubare gatatu. Hanyuma mu minsi 3 Mori yahise abura. For some weeks nothing was known of her whereabouts. Then the pigeons report that they had seen her on the other side of Willingdon. Hanyuma noneho ngo haje gucaho ibyumweru nta makuru ya Mori azwi. Hanyuma inuma nizo zaje gutanga ripoti ko zamubonye muri Willingdon ariho yibereye. Ni naho kandi Mr. Jones yabaga yari yarahunye. She was between the shafts of a smart dog cart painted red and black, which was standing outside the public house. Nukuvuga ngo rero ngo Mori yarari hagati y'imbwa ebyiri ngo zasaga na red, zifite amabara, bari barasize amabara ngo y'umutuku ndetse n'umukara, noneho ngo zari zihagaze hanze y'inzu. A fat red-faced man in check breeches and gaiters who looked like a publican was stroking her nose and feeding her with the sugar. Noneho ngo hari umugabo bari kumwe ari kuyagaza, wasanga ari wa wundi ari kuyagaza izuru ku zuru ndetse ari no kugira gute, ari no kwigaburira isukari. Her coat was newly clipped and she wore a scarlet ribbon around her forelock. Noneho rero ngo yari yambariye n'amaribon nyine. She appeared to be enjoying herself. Noneho ngo yasaga naho ubona ko rwose yageze aho yifuzaga, yishimye cyane. So the pigeons said, iyo ni report izi numa zatanze. None of the animals ever mentioned Mori again. Kuva ubwo nta nyamaswa yigeze yongera guca iryera Mori bagiye. In January there came
bitterly hard with weather. Noneho mu kwezi kwa mbere haje kuza nyine ibihe bibishye, ibihe bikomeye cyane. The earth was like iron. Noneho ngo ubutaka bwari bukomeye nk'aho ari icyuma, and nothing could be done in the fields. Nta kintu na kimwe cyari rigombaga gukorwa hano mu murima. Many meetings were held in the big barn, and the pigs occupied themselves with planning out the work of the coming season. Hanyuma ngo hari inama nyinshi zagendaga ziba, noneho ingurube ko arizo zari ziyoboye, ngo zari brain workers cyangwa se mind workers, nizo zabaga nyine ziri gupanga akazi in the coming season, mu bihe bizakurikiraho nyine. It had come to be accepted that the pigs, who were manifestly cleverer than the other animals, should decide all questions of farm policy, though their decision had to be ratified by a majority vote. Noneho ngo byari byarafashwe umwanzuro ko ingurube arizo zigomba kujya zifata imyanzuro, ariko none iyo myanzuro ikaza gutorerwa muri majority cyangwa se mu inyamaswa zose zikaba arizo zigomba kwitora igomba gushyirwa mu bikorwa n'igomba gusubikwa. Yego, ubwo nyine bagomba gukora inama, iyo myanzuro izi ngurube zafashe zikayigeza ku zindi nyamaswa, noneho inyamaswa bakaziha uburenganzira bwo kugira ibyo zemera n'ibyo zanga. Nguko this arrangement would have worked well enough if it had not been for the dispute between Snowball and Napoleon. Rero ngo uku kuntu babipanga izi ngurube zabipangaga donc byari bigende neza yaba zitarabitereragamo amahane. Nicyo kibazo cyari gihari. So these two disagreed at every point whether disagreement was possible. Izi ngurube rero ngo wasanga buri gihe cyose zitemeranya ku kintu kivuzwe icyo ari cyo cyose. If one of them suggests sowing a bigger acreage with the berry, the other was certainly to demand a bigger acreage of oats. And if one of them said that such a field was just right for the cabbages, the other would declare that it was useless for anything except root. Hano wasanga nyine ziga ziti wenda n'urugero niba hari buterwe imwe ikavuga ati rero reka dutere amashu, ikavuga ati reka n'ibitunguru, ikavuga ati reka dutere inyanya, indi wapi turashyiramo intoryi. Donc ugasanga na makimbirane n'amahane ari aho ngaho gusa, nabyo ugasanga ni ibintu biri aho. Each had his own following and there were some violent debates. Ukuvuga ngo buri nyamaswa, buri ngurube hano hagati ya Snowball na Napoleon wasanga zisa naho buri yose ifite inzira yayo igomba gukurikira. Ibi rero bigakurikirwa n'ibiganiro mpaka, ariko ubona ko ari ibiganiro bitubaka birimo gusenyana. At the meetings, Snowball often won over the majority by his brilliant speeches, but Napoleon was better at canvassing support for himself in between times. So hano bakavuga ko Snowball akenshi wasangaga akunda yarakundwaga cyane kubera amagambo ye y'ubwenge yabaga avuze, ariko Napoleon ugasanga nyine we donc arikunda cyane. So he was donc Napoleon ntabwo ari umuhanga mu kuvuga, ahubwo wasanga ibyo avuga ari ibintu byo kwiyemera no kugira gute. He was especially successful with the sheep. Ni ukuvuga rero ngo akenshi yakundaga kugera ku ntego abifashijwemo na sheep cyangwa se imbata. Of late the sheep had taken the bleating 4 legs good, 2 legs bad, both in and out of season, and they often interrupted the meeting with this. Rero ngo akenshi wasangaga izi ntama zikunda kugira gute kuririmba ngo 4 legs good, 2 legs bad, zikabiririmba yewe igihe ari ngombwa n'igihe bitari ngombwa. Hanyuma rero ugasanga kenshi inama ijemo akavuyo, donc zikinterruptinga cyangwa zikaderanja inama n'ibyo bintu byo kuririmba ngo 4 legs good, 2 legs, ibintu nk'ibyo 4 legs good, 2 legs bad.
It was noticed that they were especially liable to break into 4 legs good, 2 legs bad at a crucial moment in Snowball speech. Rero ngo wasanga zikunda kuririmba ibyo ngibyo igihe Snowball yabaga afashe nk'ijambo. Snowball had made a close study of some back numbers of the farmer and the stock breeder, which he had found in the farmhouse and was full of plans for innovations and improvement. Ni ukuvuga ngo donc Snowball we uburyo yarateyemo yari ingurube ikunda kugira udushya kandi igakunda no kuba yazana ibintu by'iterambere. Innovation and improvement nibyo bintu byarangaga donc Snowball. He talked learnedly about to fill the drains, silage and basic slag, and had worked out a complicated scheme for all the animals to drop their dung directly in the fields at a different spot every day to save the labor of cartage. Noneho yaje gupanga aravuga ati rero kubera yuko mwanka mwe cyangwa mwanyamaswa mwe iyo muteye amase mukayarunda hamwe bituma kuyatunda hari inyamaswa zibivunikiramo, ahubwo mwebwe mujye mujya mu mirima noneho imwe mugende mutera amase ahantu hagiye hatandukanye ku buryo akwira wenda nk'umurima wose ku buryo akazi kazagira gute kazajya koroha. Urumva icyo cyari igitekerezo cya Snowball. Hari n'ibindi yagiye atanga yego byo guca nk'imiyoboro y'amazi mu murima, imiringoti, ibintu nk'ibyo. Napoleon produced no schemes of his own, but said quietly that Snowballs would come to nothing. No kuvuga ngo Snowball nta kintu Napoleon we nta kintu yigiraga apanga gifatika, ahubwo yaravugaga ati rero ibi byose Snowball ari gukora n'ubundi bizarangira ntacyo bimaze. No one was so bitter as the one that took place over the windmill. Noneho rero hari plani Snowball yakoze yo kubaka windmill. Ingingo niyo yaje kuba nicyo cyaje kuba igitekerezo cyabaye kibi cyane. In the long pasture not far from the farm buildings there was a small knoll which was the highest point on the farm. Bakatubwira ko rero hano mu rwuri ngo hari ahantu not far from the farm building, ntago hari kure y'inyubako zari ziri muri iyi famu, hari akantu k'akadunduzi cyangwa akadunduguzi abantu bavuga mu buryo butandukanye, donc ku buryo kabaga kameze nk'akantu k'agasozi gatoya nyine cyangwa umugina, reka tubyite gutyo. After surveying the ground, Snowball declared that this was just the place for a windmill, which would be made to operate a dynamo and supply the farm with the electric power. Hanyuma Snowball yaragiye arahitegereza aho hantu aravuga ati aha ni ahantu heza habonekamo ikibanza cyo kubakamo windmill, ingi ikazakora nka dynamo ndetse bityo ikajya ibasha gusupplyinga cyangwa se gutanga electric power cyangwa se amashanyarazi hano muri iyi farm. This would light the stores and warm them in winter, and would also run a circular saw, chaff cutter, a mango slicer, and an electric milking machine. Rero uyu muriro w'amashanyarazi namwe murabizi ibyo umuriro w'amashanyarazi ukora, hari ngo byari kujya uyu muriro ubasha gushyushya ingurube inyamaswa mu gihe hakonje, hanyuma ikabasha guturuna icyo twakwita ni nk'urukeruzo cyangwa urukero bakoresha mu bubaji, hakaza ibindi byuma bikata, hakaza electric milking machine ndetse n'inyamaswa imashini zishobora gukama inka, electric milking machine. Iyo rero haza kuba urumva ikintu cya electric, harimo ibintu bya electricity, bivuze ngo iyo appareil igomba gukora ari uko hakoreshejwe umuriro. Rero ngo n'izi mashini zikoreshwa mu gukama zari bashe gukora kuko zari zibonye umuriro. Urumva ko Snowball yari afite ibitekerezo. The animals had never heard of anything about this kind before.
nuko ngo inyamaswa zarabyumvise zumva ari nk'ibitangaza kuko nta hantu namwe zari zarigeze zumva ibitekerezo biteye gutya. Uyu ni Snowball. Napoleon ari aho ngaho gusa n'ubwiyemezi. For the farm was an old-fashioned one and they had only the most primitive machinery. Kubera iki? Kubera ko iyi famu wasangaga n'ubundi yari yakoraga mu buryo bushaje butagezweho. Nuko n'ibi mashini byari birimo ngo byari biri aho ngaho biri primitive cyangwa se ari imashini bidafite ikoranabuhanga. And they listened in astonishment while Snowball conjured up pictures of fantastic machines which would do the work for them. Nukuvuga ngo rero izi nyamaswa ngo zari zasaga naho zatangaye cyane, noneho Snowball kugira ngo azemeze aravuga ati do mwabibonye narabishushanyije abereka ifoto. Hano nta kintu kiri ariko it was only an example. Rwari urugero ati dore ifoto ya windmill ukuntu izaba imeze. Ubwo rero urumva Snowball yagerageje kuzereka n'ibintu bifatika, rwose ibintu bifatika arazibwira ati murebe uko windmill izaba igize gute izaba imeze, abereka ifoto. Hanyuma rero noneho ngo zirayitegereza rwose ubona ko zayitangariye. At their ease in the field all improved their minds with the reading and conversation. Within a few weeks, Snowball's plans for the windmill were fully worked out. Hanyuma mu byumweru bike cyane rwose umushinga umugambi wo kubaka iyi windmill wari umaze rwose kunozwa na Snowball. The mechanical details came mostly from 3 books which had belonged to Mr. Jones. Nubwo rero aho ivomo Snowball yakuyemo bino bitekerezo ni mu bitabo bigeze kuri bingahe, bigeze kuri 3. Ntabwo Snowball yari umunebwe. Ibitabo 3 byari bya Mr. Jones. 1000 useful things to do about the house. Icyo gitabo ndagira ngo uva ayo mataito y'ibyo bitabo, kimwe cyitwa 1000 useful things to do about the house. Icyo ni icyambere. 1000 useful things to do about the house. Nukuvuga ngo icyo gitabo kisobanura ngo ibintu 1000 by'ingenzi byo gukorera urugo cyangwa se byo gukorera inzu, ariko ubwo ni nk'urugo cyangwa umuryango cyangwa se inzu. Noneho icya kabiri kivuga ngo every man his own bricklayer. Ikindi cyitwa ngo every man his own bricklayer. Buri mugabo niba ngo n'amatafari ye. Ngerageje kubitranslatinga, ariko title ushatse kureba icyo gitabo wagenda ukandika nko muri Google ukandikamo ngo every man his own bricklayer. None icya gatatu cyitwa electricity for beginners. Umuriro w'amashanyarazi ku batangizi. Ibyo nibyo bitabo uyu Snowball yagize gute yasomye, byari bya Mr. Jones. 1000 useful things to do about the house, every man his own bricklayer and electricity for beginners. Ibyo nibyo bitabo uyu donc Snowball yasomye. Yego. Snowball used as his study and shade which had once been used for incubators and had a smooth wooden floor suitable for drawing on. Rero yashatse ahantu ari bugire gute, ari bugende Snowball used as his study a shade which had once been used for incubators. Donc hari amamashini yaturaga imishwi. Snowball yarayakoresheje nk'ibikoresho yagiye yifashisha, ndetse akoresha na smooth wooden floor. Nukuvuga ni ahantu hari hashashe ibiti ariko horoshye. Ibyo byose abikoresha mu rwego rwo kugira ngo agire gute ashushanye abashe kudrawing. He was closeted there for hours and at a time. Rero ngo wasangaga agiraga gute ahamara igihe aho hantu, ubwo nyine yabaga ari gupanga iyo mishinga. With his books held upon by a stone. Ndetse ngo n'igitabo wasangaga kigize gute gifashwe n'ibuye. And yabaga yagitegesheje ibuye. And with the
a piece of chalk gripped between the knuckles of his throat, he would move rapidly to and fro, drawing in line after line and uttering little whimpers of excitement. Noneho ngo yafataga n'ingwa nyine akagenda ashushanya ku buryo ibyo yageragaho yabonaga nyine bishimishije. Gradually, the plans grew into a complicated mass of planks and cargo wheels covering more than half the floor, which the other animals found completely unintelligible but very impressive. So rero uko yagiye nyine yubaka ashushanya byageze aho biba ibintu ubona ko nyine izindi nyamaswa nubwo zitabisobanukirwaga ariko zabonaga ari ibintu bishimishije. Mu magambo make nuko niko twabivuga. Then all of them came to look at Snowball's drawings at least once a day. Ni ukuvuga rero ngo inyamaswa zose nibura inshuro imwe ku munsi zazaga kureba ibintu Snowball yabaga ari gushushanya. Ubwo ni plan ya windmill. Even the hens and ducks came and were at pains not to tread on the chalk marks. Hanyuma noneho ngo ndetse n'inkokokazi n'imbata zarazaga, hanyuma ngo zikababazwa nuko zitabaje kugenda zikandagira hejuru y'imirongo y'ingwa uyu mugabo yagendaga aca. Iyi Snowball yagendaga ica. Ndimo ndamwita umugabo kubera ko yabaye umukina nkuru. So ngayo nguko zabaye nk'abantu, niyo mpamvu bimeze uko nguko. Then kadukomeze turebe. Only Napoleon held aloof. Ariko Napoleon reka da ntiyigeze ajyayo. He had declared himself against the windmill for the start, kubera ko yamaze kwigaragaza ko yitandukanyije n'ibyo bintu bya windmill. Donc yari yabyamaganiye kure bigitangira. One day, however, he arrived unexpectedly to examine the plans. Umunsi umwe rero uyu ngo yigeze kuza kugira ngo arebe nyine izo plan uko zimeze. He worked heavily round the shed, looked closely at every detail of the plans and snuffed at them once or twice, then stood for a little while contemplating them out of the corner of his eyes. Noneho ngo yaraje arabyitegereza byose, yagenda areba ukuntu bishushanyije, yagenda byigaho ariko nyine abirebera ku musaya ukuntu bisa naho atabyitayeho. Then suddenly he lifted his leg, urinated over the plans and walked out without uttering a word. Hano habaye ikintu kibi cyane. Napoleon yari umugome. Is not a good animal in this story. Yaraje arabyitegereza asa naho agira ibyo akopera, none ibisigaye nyine ubwo Snowball yari yakataje mu gukora, arangije ngagira gute. He lifted his leg, urinated over the plants. To urinate no kugira ibikiyemo. Yahise azamura akaguru, arangije anyarira cyangwa se aganga, kuko inyamaswa ziraganga, aganga kuri bya bintu byose Snowball yari ari kugira gute, yari ari gushushanya. Arangije ahita agenda nta n'ijambo na rimwe avuze, ariko hari utuntu yari yamaze gukoperaho dukeya. The whole farm was deeply divided on the subject of the windmill. Ako kanya rero wahise hazamo farm yose yahise izamo amacakubiri. Kubera iki? Kubera iyi windmill. Snowball did not deny that to build it would be a difficult business. Snowball ntabwo yigeze ahakana ko kubaka iyi windmill ari ibintu bigize gute, ari ibintu bitoroshye. Stones would have to be carried and built up into walls. Hari amabuye yagombaga kuzanwa, hanyuma noneho akaba ariyo akoreshwa mu kubaka iki, inkuta. Then the cells would have to be made, and after that there would be need for dynamos and cables. Rero hagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke amadinamo ndetse na cables cyangwa se insinga zari ngombwa. How these were to be procured, Snowball did not say. Ariko se ibi byose byari buboneke gute, byari bugurwe gute? Snowball ibi ntabwo yari yarigeze abivugaho, ntabwo yari yarabyizeho.
ntabwo yigeze abivugaho muri make, yabigize ibanga. But he maintained that it could all be done in a year. Ariko akavuga ati ko byagenda kose ibi bigomba gukorwa mu mwaka umwe. And thereafter he declared so much labor would be saved that the animals would only need to work 3 days a week. Ariko akavuga ati twebwe nitwamara kubaka iyi windmill ndabizi neza ko izoroshya akazi ku buryo nirangira nibura inyamaswa ziziruhutsa, hanyuma noneho zigira gute zige zikora nibura iminsi 3 mu cyumweru aho gukora buri munsi. So Napoleon on the other hand argued that the great need of the moment was to increase food production, and that if they wasted time on the windmill they would all starve to death. Hanyuma ubwo rero nuko ngo zari zitangiye kugira gute Napoleon na Snowball zari zitangiye no gutanga ibitekerezo kuri windmill kugira ngo zirebe niba inyamaswa ziri buze kuba confused either by Napoleon or Snowball. Noneho ubwo Napoleon aravuga ati rero ibi ngibi rwose nuguta igihe, it is wasting our time. Igikenewe at this moment nicyo twita food production, nukongera increase food production, nuko tugomba kongera umusaruro w'ibiryo, and that if they wasted time on the nizaramuka zitakaje umwanya mu kubaka iyi windmill zizapfa zicwe n'inzara. The animals formed themselves into 2 factions under the slogan "Vote for Snowball and the 3 day a week, and vote for Napoleon and a full manger." So ubwo rero kanya hahise havukamo ibintu bibiri, inyamaswa ziravuga ziti donc harimo ibintu bibiri byo gutora Snowball kugira ngo zige zikora iminsi 3 yonyine mu cyumweru, cyangwa gutora Napoleon kugira ngo zibone ibyo kurya byuzuye. Ese urubanza ruzagukemuka gute? Benjamin was the only animal who did not side with either faction. Nuko Benjamin yari yibereye danti ntabwo yigere igira uruhande rumwe ijyaho, yarabigaga gutyo gusa yituje. So now let's proceed. He refused to give either that food would come plentiful or that we would save the work. Ngo nuko ngo yanze kwizera niba windi cyangwa se niba ibyo biziyongera, nuko bishyiraho ngaho gusa ya ni only say life go on as it all on, that is but rero ibyo mukora byose n'ubuzima buzamara bwa mu nkukije ngo yego kwabeje ko mukanisanga n'ubuyi wapi nagiye. But for the dispute of me there was the question of the defense of farm. Noneho byo guteka kuri wemwe hari ikizo kuza uburyo icuriwe nkubwiza. It was fully realized that though the human beings had been defeated in the battle of the cowshed, they might make another and more determined attempt to recapture the farm and reinstate Mr. Jones. Nukuvuga ngo nubwo zari zatsinze inyamaswa ari muri zari zatsinze ba Mr. Jones n'abantu be muri ya ntambara ya cowshed, zo zakomeje zitekereza ziti ntabwo twakwirara ko birashoboka ko Mr. Jones n'abantu be noneho bazategura igitero gikomeye cyane, bakaza bakadukubita bakaturangiza, noneho bagahita bishyiraho Mr. Jones akongera akicara ku ntebe akayobora the animal farm. They had all the more reasons for doing so because the news of their defeat had spread across the countryside and made the animals on the neighboring farms more restive than ever. Noneho ngo ibingibi impamvu ngo ni inkuru yari yagize gute, bari bumvise ko impamvu yo gukora ibingibi nuko inyamaswa nuko inkuru zari zamaze kugenda zisirikira z'inyamaswa zatsinze Mr. Jones, noneho ngo zikwira mu byaro hose, bituma inyamaswa zo mu yandi mafamu zari zituranye na ifamu zari zegeranye na animal farm nazo ngo zitangira gusa naho zibuze umutekano zigaragambye. As usual, Snowball and Napoleon were in disagreement. Nk'ibisanzwe rero Napoleon na Snowball wasanga mu gihe cyose nta kintu bemeranyaho. According to Napoleon, what the animals must do was to procure firearms and train themselves in the use of them. Noneho kubwa Napoleon we yavugaga ko nibura bakabaye bagura firearms ni nk'imbunda, yego nibura izi nyamaswa zakabaye zigura imbunda, noneho inyamaswa zikagira gute zigatangira kwitoza uburyo zakoresha izi mbunda. Ni kuvuga ngo byari ukugura intwaro kugira ngo zikore ubwirinzi. According to Snowball,
they must send out more and more pigeons and start up rebellion among the animals on the other farms. Hanyuma kubwa Snowball we yaravuga ati ibyiza nuko twakohereza inuma zigakomeza zigenda zikwirakwiza ibitekerezo bya rebellion ku buryo izindi nyamaswa nazo mu zindi famu zagiraho zigakora nk'ibyo natwe twakoze mu yandi magambo ni nka gutyo. One act that if they could not defend themselves they were bound to be conquered. Hanyuma imwe ikavuga ati ariko twebwe nidashobora kwirwanaho tuzongera dutwarwe bunyago cyangwa twigarurirwe. The other act that if rebellion is happening everywhere, if rebellion happens everywhere, would have no need to defend themselves. Hanyuma noneho indi nayo ikavuga ati ariko twebwe rebellion tugize amahirwe ikaba ahantu hose nta mpamvu yo kuzirirwa tuvuga ngo turirwanaho ngo twirinde, kuko impamvu nuko inyamaswa zose zamaze kuba zirukana abantu, none urumva nta nyamaswa izatera indi. The animals listened first to Napoleon, then to Snowball, and could not make up their minds which was right indeed. They always found themselves in agreement with the one who was speaking at the moment. Noneho ibingibi byageze aho bicanganyikisha imitekerereze y'inyamaswa ku buryo inyamaswa ubwa mbere Napoleon yaravugaga zikemeranye nawe, mu kanya Snowball yafata ijambo bati ni wowe wacu. Noneho biza kurangira zinaniwe no kuhitamo ngo ni ikihe cy'ukuri cyangwa kitari ukuri, bityo ngo zisanga ziri kugenda zemeranywa na buri nyamaswa yose mu gihe ifashe ijambo. At last the day came when Snowball's plans were completed. Byaje no kurangira umupangu wa Snowball ugize gute wuzuye wo kubaka biriya bintu bya windmill, nubwo Napoleon yagiye akabirinetingaho cyangwa akabigangaho, ntabwo Snowball yacitse intege. Aha ndagira ngo tubyumve neza. At the meeting on the following Sunday, the question of whether or not to begin work on the windmill was to be put to the vote. Hanyuma noneho mu byumweru byakurikiyeho, yes, at the meeting on the following Sunday, nuko ngo mu nama yo ku cyumweru cyari gikurikiyeho hari hakurikiye ikibazo cyo kuvuga ngo muri iyi nama haraza gutorwa niba iyi windmill igomba kubakwa cyangwa itagomba kubakwa. When the animals had assembled in the big barn, Snowball stood up, and though occasionally interrupted by bleating from the sheep, set forth his reason for advocating the building of the windmill. Noneho ubwo igihe kiragera kugira ngo izi nyamaswa zifate izi ngurube uko ari ebyiri zifate ijambo nk'ibisanzwe, hahita habanza Snowball. Icyo gihe inyamaswa zose zari zamaze guteranira hano muri big barn. Hanyuma Snowball arahaguruka nk'uko rero ngo byari bisanzwe. Hari igihe yajyaga guhaguruka, noneho za ntama zigahaguruka zigatangira kuririmba bya bindi byazo bya four legs good two legs bad. Hanyuma then Snowball ahita agira gute, ahita avuga impamvu donc yo kubaka, akamaro ko kubaka iyi windmill kugira ngo nyine izabafashe muri bya bindi byose twumvise. Amaze kubivuga, then Napoleon stood up to reply. Hanyuma Napoleon yahise ahaguruka kugira ngo agire gute asubize. He said very quietly that the windmill was nonsense and that he advised nobody to vote for it, and promptly sat down again. Ako kanya ikintu yakoze, Napoleon yahise ahaguruka yitonze avuga mu ijwi rituje, aravuga ati ibi bintu bya windmill ni scam, ni ibihuha, ntihagire inyamaswa n'imwe itanga amajwi ngo iyi windmill igire gute izubakwe, mwese mu byamaganire kure. Hanyuma Napoleon arangije ariyicarira, nta bintu byinshi. He had spoken for barely 30 seconds, ngo ni nkaho yavuze urebye nk'amasegonda 30, and seemed almost indifferent as to the effect he produced. Hanyuma noneho ngo yagaragaraga rwose nk'umuntu utabyitayeho. To be indifferent no kuvuga ngo donc we uba witandukanyije n'ibiri gukorwa, bigaragara ko ntacyo bikurebaho. So rero nubwo yari yagaragarijwe akamaro k'iyi windmill, we ntabwo yigeze abyitaho rwose. Nicyo gisubizo yatanze. Napoleon yari yatari. At this Snowball sprang to his feet. Muri ako kanya Snowball nawe ahita ahaguruka, nuko broke into a passionate appeal.
in favor of the windmill. Arangije avuga ijambo ryiza ritomoye akangurira inyamaswa kuba zakemera ko iyi windmill igira gute yakubakwa kubera ko hari ibyo izagira gute izabije gukora. Until now the animals had been about equally divided in their sympathies, but in a moment Snowball's eloquence had carried them away. Nubwo ngo rero wasangaga inyamaswa zigabanyijemo kabiri kuri ibyo bitekerezo by'izi ngurube, ariko none Napoleon Snowball iri jambo yavuze ryahise rituma inyamaswa zisa naho zose zigiye ku ruhande rwe. In a glowing sentences he painted a picture of animal farm as it might be when a solid labor was lifted from the animals' backs. Hanyuma noneho ngo yakomeje agenda asobanura uburyo iyi windmill namuka yubatswe inyamaswa kakazi zakoraga k'incamugongo kazagira gute iyo mitwaro izahita igabanyuka. His imagination had now run far beyond chaff cutters and turnip slicers. Kuvuga ngo uburyo yabisobanuye byarenze kwa kundi yari yabisobanuye mbere. Electricity said could operate threshing machines, ploughs, harrows, rollers, and reappears and binders, and besides supplying every store with its own electric light, hot and cold water, and an electric heater. Noneho yasobanuye ibirenze ibyo ngibyo agaragaza uburyo uyu muriro uzakoresha mu mashini agomba gukora ibintu biremereye, haba mu guhinga, haba mu kugira ibyo batwara ahantu babivana hamwe babijyana ahandi. Agenda mbese agaragaza uburyo yintuza haba mu guhambira ibintu, mbese yagiye agaragaza akamaro kenshi k'izi nyamaswa ka windmill, kumuriro w'amashanyarazi uzaturutse muri windmill. Hanyuma noneho arangije aravuga ati byongeyeho supplying every store with it. Nuvuga ngo buri kiraro cyose aho inyamaswa irara hazaba hari umuriro, noneho hazaba hari urumuri, amazi ashyushye ndetse n'akonje, ndetse hazaba hari n'ibyuma bigira gute bishyushya, electric heater. By the time he had finished speaking, there was no doubt as to which way the vote would go. Nyuma rero yo kuvugira ijambo ryiza cyane risobanura ritaka iyi windmill uburyo izavana izi nyamaswa mu bintu byo gukora akazi muri bya bintu biri mu buryo bushaje, no kuvunika n'imvune nyinshi, amazi ashyushye, akonje, kutazongera kuba mu kizima mu mwijima, ni byinshi cyane yavuze bigaragaza ko iyi windmill yari ifite akamaro cyane. Rero nta gushidikanya uburyo amatora yari bugende, inyamaswa zose zagombaga gutora ko iyi windmill yubakwa. But just at this moment Napoleon stood up and casting a petulant sidelong look at Snowball. Akanya ngo Napoleon yahise ahaguruka areba urujisho, areba nabi uyu Snowball mu buryo butari busanzwe. Uttered a high pitch to a whimper of a kind no one had ever heard him uttered before. Ngo ku buryo yahise avuga mu buryo budasanzwe, ku buryo nta nyamaswa n'imwe yari yarigeze yumva Napoleon avuga muri ubwo buryo. At this there was a terrible baying sound outside. Ako kanya ngo bahise inyamaswa zahise zumva habaye ikintu cyitwa urusaku ruteye ubwoba hanze. And 9 enormous dogs wearing brass-studded collars came bounding into the barn. So nukuvuga rero akanya ngo hari ibibwa bigeze muri ibibwa bigeze mu 9 byari enormous. Nukuvuga ngo byari ibibwa ubona ko kabisa bibyibushye biteye ubwoba, byambaye amayugi mu ijosi n'inzogera mu ijosi. Hanyuma ngo byahise biza byirukanka ku kanya biza mu ifamu. Ibi bibwa ni twatubwana Napoleon yafashe akajya kututoza, niba mubyibuka neza. Yego, ni ibyo ngibyo nicyo yari yarabitoje. Noneho rero bakomeza bavuga ngo they dashed straight for Snowball. Byahise biza
bisimbukira kuri Snowball, who only sprang from his place just in time to escape their snapping jaws. So nukuvuga ngo nawe yahise Snowball nawe yahise ihaguruka ikizwa n'amaguru kubera ko ngo yabonaga izi mbwa jaws nyine ni imisaya ziri kugenda zasama n'imisaya yazo zishaka kugira ngo zigire gute zimufate. Nawe rero ahita agira gute ahitaguruka agerageza uburyo akiza amagara. In a moment he was out of the door, mu kanya gato yararenze inzugi, and they were after him. Zahise zigira gute nazo zahise zimwirukana koko. Too amazing and frightened to speak, all the animals crowded through the door to watch the chase. So rero ngo izi nyamaswa zaratangaye cyane, hanyuma ngo zifite n'ubwoba bwo kugira icyo zavuga, ariko zose zahise ziyegeranya ziragenda zegera ku rugi zireba agafilmu ukuntu Snowball imbwa ziri kuyikinagiza ziyirenza imisozi. Snowball was racing across the long pasture that led to the road. So nukubera ngo Snowball yahise yirukanka cyane aca mu rwuri ngo rwari mu muhanda, donc rwari mu akayira kerekeza mu muhanda. He was running as only a pig can run, but the dogs were close on his heels. Kuvuga ngo yirutse ibishoboka byose nk'uko ingurube zishobora kwiruka, nazo burya zizi kuvuduka, ariko imbwa yawana ngo zaramukurikiye ku buryo wabonaga ziri kugenda zisa naho zigiye kumuruma ibitsinsino. Suddenly he slept and it seemed certain that they had him. Wahise anyerera, byasaga naho nyine imbwa zamaze kumufata. Then he was up again, arongera arabyuka. Nawe nyine utekereze iyo scene ukuntu imeze, arongera arabyuka, ubwo ni Snowball running faster than ever. Noneho ngo yiruka amasigamana niko bavuga kurusha uko yirukaga mbere, kibona nta maguru. Then the dogs were gaining on him again. Nanone imbwa zari zakomeje zirongera ziramukurikira. One of them all but closed his jaws on Snowball's tail, but Snowball's whisked it free just in time. Noneho ngo imbwa yari yakurikiye Snowball iragenda isa naho igiye kwifata umurizo, ariko Snowball ihita izunguza wa murizo wayo ku buryo imbwa itabashije kugira gute kugeraho kufata. Then he put on an extra spurt and with a few inches to spare slipped through a hole in the hedge and was seen no more. Ako kanya ngo ahise yirukanka iragenda, sinzamu yabonye umwobo ihita yicokezamo, ubwo ngo ntabwo yigeze igira gute, ntabwo yigeze yongera kuboneka. Silent and terrified, the animals crept back into the barn. Nuko ngo inyamaswa zose zari zacecetse kandi ziri gutitira zifite ubwoba. Ubwo zahise zigaruka nyine birumvikana hariya muri iriya farm kugira ngo zumve ibigiye gukurikiraho. At first no one had been able to imagine where these creatures came from, but the problem was soon solved. Nubwo ngo zose zaribazaga zitise ibi biremwa biturutse hehe. Nuko ariko mu kanya gato ngo ikibazo cyahise gikemuka. They were the puppies whom Napoleon had taken away from their mothers and reared privately. Nibyani navugaga hari zahise zimenya ko hari ibibwana Napoleon yafashe akajya kubirera mu buryo bw'umwihariko. Though not yet full grown, nubwo bitari byarakuze cyane. They were huge dogs, byari bibyibushye, byagaburirwaga amata bikagaburirwa ibintu byiza gusa. And as fast looking as wolves, nukuvuga ngo as fast as looking as wolves, byarebaga nk'iki, byarebaga nk'ibirura. Ahangaha nicyo twita simile, igereranya, byarebaga nk'ibirura. They kept close to Napoleon. Buri gihe cyose wasangaga biri kumwe na Napoleon bitamuva iruhande. It was noticed that they wagged their tails to him in the same way as the other dogs had been used to do to Mr. Jones. None ngo iyo warebaga nabyo byajyaga bizunguza imirizo yabyo bizunguriza Mr. Jones, bira ngo bifite icyo biba bisobanuye byazungurizaga imirizo Napoleon nkuko byazungurizaga Mr. Jones. Bivuze ngo
relationship yari hagati y'izi mbwa na Mr Jones imeze neza nk'yari iri hagati ya ya Napoleon n'ibi bibwa. Napoleon with the dogs following him now mounted on to the raised portion of the floor where Major had previously stood to deliver his speech. Aho kanyira ngo Napoleon n'ibibwa bye byahise bimukurikira birazamuka hejuru aho Old Major yakundaga guhagarara yangurube nyakwigendera yigendeye igihe yabaga igiye kuzigezaho ijambo. Byagenze gukurikira wumve noneho. He announced that from now on the Sunday morning meetings would come to an end. No kuvuga ngo kuva ubu ngubu Sunday mu gitondo nta nama zongera kugira gute birasa na inama zirangiye. They were unnecessary kubera ko n'ubundi ntacyo zari zimaze, he said, and was the time ndetse zari inama zo gutigihe. In the future all questions relating to the working of the farm would be settled by a special committee of pigs. Ubutaha ibijyanye n'ibibazo by'uburyo bwo gupanga akazi hano muri farm bizagira gute bizakemurwa na special committee, bizakemurwa na komite y'ingurube presided over by himself, ndetse iyo komite niwe uzaba uyiyoboye. They would meet ngaha zari bigire gute, they would meet in private and afterwards communicate their decision to the others. Kwa ngo zizajya zihura mwibanga hanyuma imyanzuro zafashe ziyibwire izindi nyamaswa. The animals would still assemble on Sunday mornings to salute the flag, sing Beast of England and receive the orders for the week, but there would be no more debates. Noneho ngo kizajya gikorwa n'iki ndagira ngukurikire nuko inyamaswa nubundi assemble uguhura kwizi nyamaswa buri ku cyumweru mu gitondo bizajya bibaho, hanyuma ngo ziterere isaruti idrapo, hanyuma ziririmbe ya ndirimbo Beast of England, hanyuma noneho zihabwa iki amabwiriza ariko nta bintu by'ibiganiro mpaka bizongera kubaho kubijyanye n'imyanzuro runaka cyangwa ibitekerezo runaka. In spite of the shock that Snowball's exploration had given them, the animals were dismayed by this announcement. Ngo nubwo zari zababajwe no kubona uyu Snowball zakundaga yirukanywe, inyamaswa nyine zaje kwakira iryo tangazo. Several of them would have protested if they could have found the right arguments. Ndetse ngo zimwe ngo zatangiye gusa naho zijujuta zitera hejuru kubera ko zitazongera kubona zitazongera kubona ibitekerezo bizima. Even Boxer was vaguely troubled. Ndetse na Boxer nawe ubonaga ko ibibazo byamugeze. He said his ears back. Arangije amatwi ayakunjira inyuma, shook his forelock several times, and he tried hard to marshal his thought, but in the end he could not think of anything to say. Nuvuga ngo ibitekerezo yabaga bifite ariko ntabwo yashobora kuko yagira ikivuga. Some of the pigs themselves, however, were more articulate. So 4 younger porkers in the front row uttered shrill squeals of disapproval. Hari noneho ngo utugurube ngo twari turi imbere dusa naho tugaragaje ko tutabyishimiye. And all of them sprang to their feet and began speaking at once. Hanyuma noneho nitwo twatanze umurongo uko izindi nyamaswa nazo ngo zatangiye kugira gute kuvuga. But suddenly the dogs sitting round Napoleon let out deep menacing growls, and the pigs fell silent and sat down again. Mu gihe zitangira ngo kwivugisha zijujuta, bya bigo byahise bihaguruka bitangira kumoka no guhuma n'iki, noneho mu buryo buteye ubwoba inyamaswa zo zahise ziceceka ziratuza. Then the sheep broke out into a tremendous bleating of 4 legs good 2 legs bad. Ariko ibitama byo byahise biza bitangira kuririmba ngo 4 legs good 2 legs bad, which went on for nearly a quarter of an hour and put an end to any chance of discussion. Hanyuma no ibyo bitama ngo byaraje biraririmba hafi iminota 15 bituma bya biganiro mpaka biburizwamo burundu koko. Afterward, Squealer was sent round the farm to explain the new arrangement to the others.
hanyuma mu kanya gato Squirrel yahise yoherezwa mu ifamu kugira ngo ajye kubwira izindi nyamaswa noneho imipango igezweho uko zigiye kujya zibaho. Comrade, he said, inshuti zanjye, I trust that every animal here appreciates the sacrifice that Comrade Napoleon has made in taking this trouble upon himself. Ati ndatekereza ko mwese ko muri hano mwahaye agaciro igitambo cyangwa se imbaraga zidasanzwe na kwitanga k'umuyobozi wacu Napoleon cyangwa inshuti yacu Napoleon yakoze kugira ngo agire gute yiyemeze kuba yakora aka kazi kose n'akazi k'inyongera. Kurumva niwe usigaye uyoboye. Do not imagine, comrade, that leadership is a pleasure. Nimutekereze ko inshuti zanjye akazi ko kuyobora ari ibyishimo. On the country, it is a deep and heavy responsibility. Mu gihugu izi ni inshingano ziremereye mu buryo ni inshingano ziremereye. None believes more firmly than Comrade Napoleon that all animals are equal. Nta n'umwe muri mwebwe ushobora kwemera urushaka be all happy to let you make a decision for yourselves. Ati akabaye abareka mwebwe ubwanyu mukagira gute mukifatira imyanzuro. Yakabaye abareka mwebwe ubwanyu mukifatira imyanzuro. Hanyuma ubwo nyine urumva ko Squirrel yari inyamaswa ikaze cyane, izi kubeshya, izi gucabiranya, izi gucacanya. Arabavuga ngo he could turn black into white. Donc yashobora kuba yafata ibintu by'umukara, ibintu by'umukara ikabihindura umweru. Yego. Kwa kundi muri Bible bavuga ngo ni ibyaha byabisa n'umutuku, ngo Yesu cyangwa Imana ishobora kubifata ikabihindura umweru. So rero iyi Squirrel nayo yari ifite character yo gukombenka ibintu bibi kabihindura byiza. Noneho rero reka dukomeze turebe. Hano barimo baratubwira ngo nyine yaraje avuga ati muri mwese nta nyamaswa yakemera kurusha Napoleon inyamaswa zose zingana, ariko yakaba yishima. He would be only too happy to let you make your decision for yourselves. Ati nayo yakashimishwa no kwareka mukari mwere mwifatira iki imyanzuro. But iyo umuntu akubwiye ikintu akagushyiramo ngo but, ujye umenya ko agiye kugushyiramo akantu gakaze ka rugondi ihene. But sometimes you might make the wrong decisions, comrade. Atariko rimwe na rimwe mwebwe mwifatiye imyanzuro, agiye mwafata imyanzuro mibi nshuti zanjye. And then where should we be? None se mujye mwifatira imyanzuro mibi murumva twakerekeza hehe? Suppose you had decided to follow Snowball with his moonshine of windmills. Ati reka noneho dufata urugero. Mwese mwamaze kugira gute mwafasha umwanzuro wo gukurikira Snowball hamwe n'iriya mipango ye yo kubaka za windmills ziri aho ngaho zibihuha. Snowball, who as we know, ati Snowball uyu nguyu nkuko tumuzi, was not better than a criminal. Nta kindi kintu yari cyo kitari umwicanyi. He fought bravely at the battle of the cowshed. Ati mwibuke ko yarwanye gitwari mu ntambara ya cowshed, rwose kiramo imbaraga pe ararwana. Wumva ijambo rya Squirrel. Said some, no, ntago ari Squirrel wabivuze, ahubwo Squirrel amaze gushinja ugatangiye kwangisha izindi nyamaswa Snowball, amaze gushinja Snowball kari criminal, hari inyamaswa ku ruhande yavuze atariko nubwo umushinja ibyo, we wibuke ko uyu Snowball yarwanye inkundura kandi akaba intwari muri ya ntambara ya cowshed, kandi mwibuke ko yahawe nyine umudari wa mbere w'ubutwari w'inyamaswa z'intwari. Ubwo noneho Squirrel yasubije ngo iki? Bravery is not enough. Ati ibyo bintu by'ubutwari ntabwo bihagije. Loyalty and obedience are more important. Ati kuba uri inkoramutima ndetse no kugira ikinyabupfura ukubaha nibyo bintu bikomeye cyane kuruta iby'ubutwari. And as to the birth of the cowshed, I believe the time will come when we shall find that Snowball's part in it was much exaggerated. Ati noneho nkuko mubivuze muri battle of the cowshed, ndemera ko igihe kizaza tukabona uburyo na uyu Snowball
ibintu yakoraga yazanagamo n'ibintu by'ibikabyo. Discipline comrades, iron discipline. Ati mugomba kugira discipline, ikinyabupfura inshuti zanjye, mukagira ikinyabupfura kitajegajega nk'icyuma. That is the watchword for today. Ati niryo jambo nagombaga kugira gute kubagezaho uyu munsi. One false step and our enemies would be upon us. Ati nihagira intambwe imwe dutera twibeshye, tuzikanga umwanzi wacu yatugezeho. Surely, comrade, you do not want John's back? Ati se inshuti zanjye, mumbwize ukuri mudashidikanya. Ntabwo mushaka ko John's agaruka? Once again, this argument was unanswerable. Nukuvuga ngo iki ngiki yabajije nta nyamaswa yigeze igisubiza. Kuko zimwe zabonaga ko nyine atangiye kuzana ibintu byo kubeshya kandi zikundiraga Snowball. Ariko atangiye kuziconvincinga uburyo Snowball yari useless. Certainly, the animals did not want John's back. Ariko mu by'ukuri nubwo zitigeze zisubiza, nta gushidikanya ko izi nyamaswa zitifuzaga ko Mr. Jones agaruka. If the holding of debates on Sunday mornings was liable to bring him back, then the debates must stop. Iyaba barakoraga debate baje kuvuga ko Mr. Jones yagaruka, debate yagombaga kutabaho. Boxer, who had now had time to think things over, voiced the general feeling by saying, if Comrade Napoleon says it, it must be right. Hanyuma Boxer nawe wari ufite utuntu tw'udutekerezo mu mutwe, yageze ahangaha aravuga ati rero baravuga ngo Boxer, who had now had time to think things over. Boxer wari ufite nyine ibibazo, yagorwaga n'imitekerereze kuri ibi bintu, yageze ahangaha aravuga ati uko mbyumva giye ndumva niba Comrade Napoleon yabivuze ubwo bigomba kuba ariko kuri nyine nta kundi. And from then on, he adopted the maxim Napoleon is always right. Ni ukuvuga ngo kuva ubwo icyavugaga cyose yakundaga guhita yivugira ngo Napoleon is always right. Ni ukuvuga ngo yabivuze nyuma yuko abonye ibyari bimaze kuba kuri Snowball. Hanyuma nuko uyu Squirrel yaratangiye kuza kuzibwira utugambo byaje kurangira nyine uzatoke niba Napoleon ari we wabivuze gutya, ubwo Napoleon is always right bindi. In addition to this private motto of I will work harder, hanyuma arangije yongeraho n'akandi kantu aravuga ngo jewe I will work harder, icyo nsabwa nuko nzajya kora cyane. Napoleon is always right. Izo ni two mottos or maxims uyu Snowball yari yifitiye. By the time the weather had broken and the spring ploughing had begun. Mu kanya gato rero ibihe byarahindutse, hahita haza spring, ngo byari ibihe byo gutangira kwitegura guhinga, nuko tangira gutema ibyatsi nyine. The shade where Snowball had drawn his plans of the windmill had been shut up, and it was assumed that the plans had been rubbed off the floor. Hanyuma noneho ngo aho mu gashedi aho Snowball yakundaga gushushanya, ibyo yari yarashushanyije ngo byasaga naho nyine babisibye bavuga ko nyine byarangiye. Every Sunday morning at 10 o'clock, the animals assembled in the big barn to receive their orders for the week. Nkuko byari biteganyijwe buri weekend, buri ku cyumweru nyine inyamaswa zagombaga guterana zikaza gufata amabwiriza. The skull of old Major, now clean of flesh, had been disinterred from the orchard and set up on a stump of the foot of the flag. None ngo bari barafashe agahanga Old Major kari karagize gute ngo kari kasaga naho aho bari baramushyinguye nyine bakavanyemo, bafashe agahanga nyine ka Old Major ngo bari baramushyinguye. Yego reka turebe. The skull of Old Major was clean of flesh, had been disinterred from the orchard and set up on a stump. Donc ngo zafashe agahanga ka Old Major baragahanagura neza, baragenda bagashyira iruhande
rw'igiti cy'idarapo, beside the gun, aho iruhande rwaho imbunda ya yindi murayibuka bambuye Mr. Jones aho yari irambitse. After the hoisting of the flag, nyuma yo kuzamura idarapo, the animals were required to file past the skull in a reverent manner before entering the barn. Nowadays ngo nyine bagombaga gufata ako gahanga bakakabika neza mbere yuko donc inyamaswa zigira gute zinjira hano muri iyi barn. Nowadays they did not sit all together as they had done in the past. None ngo ntabwo byari ngombwa ko zicana nk'uko mbere byabaga bimeze. Napoleon with the squirrel and the other pig named Minimus, who had a remarkable gift for composing songs and poems, sat on the front of the raised platform with the 9 young dogs forming a semicircle around them and the other pigs sitting behind. Noneho bakavuga ko Napoleon hamwe na squirrel n'indi ngurube yitwa Minimus, niba ariyo yasimbuye Snowball sinzi, ariko yego zagumye ari eshatu, Napoleon, squirrel and the pig called Minimus. Ndagira ngo ubyumve neza ngo yari yarahawe rero ni nkaho yari yaragororewe kuza nyine muri izo ngurube nyobozi, kubera yuko yari yarahimbye indirimbo ndetse n'umuvugo, bityo rero ngakicara imbere ahantu nyine yakicara imbere kuri podium hamwe n'imbwa 9 zikoze 1/2 cy'uruziga gisa nawe nyine kizengurutse izo ngurube, harimo na Minimus. Nazo ubwo nyine urumva zabaga zicaye aho ngaho cyangwa se zihagaze, zabaga ziri aho ngaho imbere zizengurutswe n'izo mbwa, and the other pigs sitting behind, izindi ngurube nazo ngo zicaye inyuma. The rest of the animals sat facing them in the main board of the barn. Izindi ngurube nazo ngo zabaga nazo ziri aho ngaho zicaye barebana mbese mu maso. Napoleon read out the orders for the week in a gruff soldierly style. Nukuvuga ngo hano Napoleon yatangiraga kugira gute gusoma, yahitaga atangira gusoma. Napoleon yahise atangira gusoma amategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa muri icyo cyumweru, ariko ngakayasoma nkaho ari umusirikare uri gutanga itegeko cyangwa amategeko. And after a single singing of Beast of England, all the animals dispersed. Nyuma yo kuririmba inshuro imwe gusa Beast of England, inyamaswa zose nyine zigahita zitatana zikagenda. On the third Sunday, after Snowball's explosion, the animals were somewhat surprised to hear Napoleon announce that the windmill was to be built after all. Kwa tuntu yakopeyeho yaratujyanye arapfundapfundika, arangije rero ngo ku cyumweru cya gatatu, bakunda gukoreshamo ijambo gatatu. Ku cyumweru cya gatatu nyuma y'uko Snowball yirukanywe, inyamaswa zose zaje gutungurwa no kumva haje itangazo rivuga ko windmill igomba kugira gute kuzubakwa nubwo habayeho biriya bintu byose. He did not give any reason for having changed his mind, but Mary warned the animals that this extra task would mean very hard work. It might even be necessary to reduce their rations. Hanyuma noneho ntabwo Napoleon yigeze asobanura impamvu yisubiyeho kuri iki gitekerezo, ahubwo abwira inyamaswa ko hagiye gukorwa akazi gakomeye cyane kazaba katoroshye, bityo bikazaba ngombwa ko n'ibiryo bigira gute bigabanyuka zaryaga, irasiyo izahita igabanyuka. Nukuvuga akazi kenshi ibiryo bike, nicyo kintu kigiye kubaho. The plans, however, had all been prepared down to the last detail. Hanyuma nyine ubwo ngo bari bamaze kubipanga tu. A special committee of pigs had been at work upon them for the past 3 weeks. Navuga ngo ibi byose ya komite y'ingurube niyo yicaye irabipanga mu byumweru 3 byari bishize, ibijyanye nuko windmill igomba kuzagira gute kuzubakwa. The building of the windmill with various other improvements
was expected to take 2 years. Ni ukuvuga ngo byagombaga gufata imyaka 2. That evening, Squilla explained privately to the other animals that Napoleon had never in reality been opposed to the windmill. Hanyuma noneho ngo haje kubaho ikiganiro cyihariye n'izindi nyamaswa ubwo Squilla yari yoherejwe kugira ngo asobanure iby'iyi windmill n'impamvu Napoleon yaje kwisubiraho. Hanyuma noneho ngo Snowball we avuga ko mu by'ukuri Napoleon atigeze arwanya igitekerezo cyo kubaka i windmill. On the contrary, it was he who had advocated it in the beginning, and the plan which Snowball had drawn on the floor of the incubator shed had actually been stolen from among Napoleon's papers. Noneho wumva ukuntu propaganda ari ikintu kibi cyo bita to twist the truth. Uyu propagandist wa Napoleon ari we Squilla yaje arazibwira ati rero ahubwo dore uko byagenze. Iyi idea cyangwa iki gitekerezo mu by'ukuri cyo kubaka windmill mu ntangiriro cyari igitekerezo yari plan ya Napoleon, ahubwo Snowball yaragiye areba mu bitabo mu makaye ya Napoleon aragenda ahita yiba uyu mushinga. The windmill was in fact Napoleon's own creation. Bivuga ngo windmill cyari igitekerezo cyane cya Napoleon. Why then asked somebody had he spoken to a stronger against it? None se niba ari uko nguko bimeze, niba Napoleon aramutse agize ibyo abasaba kuba iyi windmill yakubakwa, ni gute ninde ushobora guhaguruka ngo abirwanye amurwanye? Here Squilla looked very sly. Ubwo ngo Squilla yarebaga nk'indyarya, niyo wamurebaga wonaga ko ibintu ari kuvuga ari kubivugana uburyarya. Burya iyo uvugana n'umuntu w'indyarya, iyo umwitonde neza urareba ukabibona ukavuga ati sha nubwo umbeshye gutya uri indyarya nubwo mbwiye ibi bintu. Snowball Squilla rero ngaho nguko sly ni indyarya. That he said was Comrade Napoleon is cunning. Nuko ubwo bavuga ko nyine uyu ntuza that he said was Comrade Napoleon's cunning. He had seemed to oppose the windmill simply as a maneuver to get rid of Snowball. Nubwo ngo ibi ngibi Napoleon nawe yari umuntu w'indyarya kubera ko yopoje donc yaravuze ati Napoleon erega nawe ntiyoroshye, umuntu w'indyarya burya yopoje uyu mupango wa Snowball kubaka windmill kugira ngo abone uko agira gute, kugira ngo abone uko amwikiza amwirukane. Who was dangerous character, kubera ko Snowball yari dangerous character cyangwa se yari ingurube mbi cyangwa yari umuntu mubi and a bad influence, ndetse byagaragaraga ko ashobora kwanduza abandi imitekerereze mibi, bad influence. Now that Snowball was out of the way, the plan could go forward without his interference. None ubwo Snowball atakira ahangaha yamaze gukurwa mu nzira, yamaze kuva mu nzira, umugambi wo kubaka iyi windmill ugomba gukomeza nta kirogoya. Interference ni nk'ari kirogoya. This said Squilla, ibi ngibi nibyo Squilla yavuze was something called tactics. Nukuvuga ngo ibi ngibi byo Napoleon yakoze nicyo twita tactique cyangwa nk'amayeri. He repeated a number of times tactics, Comrade, tactics. So yasubiyemo inshuro nyinshi cyane iri jambo tactics. Yes, tactics. Tactics abisubiramo inshuro nyinshi. Iryo jambo nawe bakuye ngo risubiremo ntekereza ko ryabanza rikagucanga. So ibi ngo yari bivugaga skipping round and twisting his tail with a merry laugh. Yabivugaga nyine azunguza karizo asimbukira hirya no hino yisetswa. The animals were not certain what the word meant, but Squilla spoke to persuasion. Ubwo inyamaswa ntago zari zizi ikiri jambo risobanura, ariko Squilla akagerageza kurivuga azemeza. And the 3 dogs who happened to be with him growled so threateningly.
noneho ibibwa bitatu ngo byari biri kumwe nawe byabaga bimurindiye umutekano, birumvikana nk'umuvugizi, nabyo ngo wasangaga biri guhuma, ariko ubona ko nyine biri guhuma mu buryo bwo gutera ubwoba kugira ngo izi nyamaswa zibyemere, zabikunda ariko zibyemere. That they accepted his explanation without further questions. So izi mbwa rero ngo zatumaga izi nyamaswa zemera ibisobanuro, kabone niyo byabaga bipfuye Squirrel yabaga azihaye, niyo zabaga zitabyumva, ariko kubera ubwoba, kubera terrorism, hano harimo ikintu cya terrorism na dictatorship, izi nyamaswa zagombaga kubyemera kubera ikibazo cy'izi mbwa zabaga ziri kuzitera ubwoba. Tugeze kuri chapter 6 ngira ngo mwayibonye. Iyi rero ni chapter 5. Chapter 5 yabayemo exploration of Snowball, cyangwa se habayemo ukwirukanwa kwa Snowball ahita ava muri Animal Farm. Mwumvise details zose ko zagenze. Rero ladies and gentlemen, ntazagire umuntu uza kubapfunyikira ababwira ibintu by'ibicupuri. Dore igitabo original, va ku giti jya ku muntu. So reka ngushimire cyane wowe wabanye nanjye mu gusobanura iyi chapter 5. Next tuzahita tujya kuri chapter 6, ariko mubyitabire, mubirebe cyane rwose, mukanda subscribe, muduha comment, niwo musanzu tubasabye. Reba amasaha tuba twicaye kugira ngo tubashe gusobanura ibi bintu, tubibasobanurire. Bamwe baba bazi ko gusoma gutyo ugapostinga kuri YouTube uhita ugira ikintu winjiza. Wapi, nta na kimwe. Nimushaka muzambwire mbereke cyo twita dashboard y'icana, nta kintu kiriho. Ahubwo mwebwe ni mwebwe dukeneye umusanzu kugira ngo murebe cyane. Subscribers bo baruzuye. Icyo dukeneye ni watching time, cyangwa se kureba nibura mukageza ku masaha 4,000, tukareba ko nibura twagira gute twaka-applying monetization, hanyuma bayemera, wenda video dushyizeho ikaba ishobora kuba yazajya igira icyo iduha. Ariko nabwo ni ibintu bigoye cyane, ko nk'ubu hari channel mfite yitwa Literature TV, mfite urugero nka Mineboy, ushatse wasimbukiraho ukareba. Mineboy ifite viewers iri hafi kugera mu 40,000, ariko urebye ibyo yinjije ni amayero atarenga niba 8 agezeho simbizi, kandi maze imyaka. Ubwo urumva ayo mafaranga yazagutunga? Ntabwo bikunda. Rero ibi tubikora kugira ngo bafashe namwe, mudufashe nyine mubirebe. Ejo n'ejo bundi uwo bikeneye wese azaze abisure, arebe, yige, nta kibazo kindi gihari. Reka rero tubashimire cyane, mugire success mu byo mukora. Iyi chapter muyitabire, muyisome ku buryo nuramuka ugiye gukora ikizamini ejo bundi ku wa gatandatu, niba ari mu kwa gatandatu, niba ari mu kwa karindwi, uzaba ufite full package kuri kano gatabo. Niba kazana uzagasubize nta rwikekwe ufite. So be blessed and respect to you.